wagiye kumubyara uko yamaze ingahe wari umaze kunywa ibinini bingana iki wenda wamukuyemo biranga noneho bino bintu mujya muvuga ngo uri proud ngo yo kuba ngo uri single mother ngo ibiki nje nanone ntago njya nemera ko muri proud. Icyambere cyo kubyarira mu rugo iyo wamaze kubyara mu rugo cyase iyo uri single mother inzozi ikintu cyambere gipfa hapfa wowe uzi gupfa wowe ushyura icyo inzozi zawe zirapfa wa muntu wari kuzaba we ahazaza ntumuba kuko utangira gufata inshingano zo kurera undi muntu. Ndakubwiye ati naba abakobwa bafite natirere bambara ijipo zigera ku birenge zifite udupasura dutoya basengera mu rusengero ku mugacinjiro cyana hehe mu madeperi nama ninja benshi bagiye bakora amakwe bangaje abagabo babo. Ikaze kuri La Belle TV Show, mbanje gushimira mwebwe mwakoze subscribe mwe mu nkunda mwe mukurikirana ibiganiro nkora mukanabireba mukabirangiza akora ko nzajya mura nkongeraho kuko niko kantu mba nkeneye ngewe kuruta uko wanakora subscribe. Namwe mutarakora subscribe mukore subscribe, ndabakunda ni by'agaciro kuba mbafite. Stay tuned. Dodo uyu munsi uzi ikintu ngiye kuvuga abagore bari bonyice ariko nyine nakundi. Nigeze gukora content yari content ndi kuvuga nyine ku bagore babyariye mu rugo. Abagore nyine abasingo mother baranyataka bibi bintu birebire icyo gihe. Hashize nyine igihe ngira no mwaka ushize ndongera nanone mvuga ku kuntu mwebwe abagabo mushaka nyine abagore mugahita mubaha isezerano ni murabyarana n'ibiki yakugera mu rugo nyine akabininja sibyo nabwo bakavuga ngo rabere nayanjye bibinduru. None ndongeye ndagarutse ejo bundi hari umwana w'umukobwa wakoze content avuga ngo abagore ngo abagore babyari iwabo ngo nyine like abasingo mother ngo birirwa ntabwo nzi kubisubiramo reka nze mbibumvishe kugira ngo ninza kuza kuvuga mutaza kuvuga ngo rabere ngo ibiki n'ibiki cyangwa nuko uretse mwumva uyu mwana w'umukobwa. Bisigaye bisekeje kubona umuntu ajya kuri social media akirwa yirata ngo ari female kwirwa ukanga isi waciye ibiti n'amabuye ngo ngiye ngo ndi female ngo ngiye ngo ndi shuwa kumbyara ngo n'umugabo wantwara ngo shuwa ko umwana atari ikinege wagiye kumubyara uko yamaze ingahe wari umaze kunywa ibinini bingana iki wenda wamukuyemo biranga so ushobora mukuyemo bikanga ushobora kunywa ibinini ntibigufate ibyo bintu byose birashoboka. Rero wihirwa ukanga isi waciye ibiti n'amabuye ngo uri female ngo ngiye sinamukuyemo naramureze ngo simeze nkamwe babakuramo bro turi shuwa ko uwo mwana wamubyaye ukuyemo bangahe wari ukuyemo bangahe. Reka ngarukire hano sibyo ngewe icyambere cyo ngiye kongera kubivuga nka rabere ku giti cyanjye video zose nkora ibintu byose mvuga simba nahubutse sinjya mpubuka iyo ngiye kuvuga ikintu mba natekereje ndatekereza and then nkaza kuvuga icyo kintu ubwo mba mvuze bari amaranga mutima yanjye biba ari uko numva ibintu whether abari ibyo mba nkuye mu mutwe wenda nkavuga cyangwa se abari nibyo wenda abandi bantu bavuze nkaza nza kubivugaho uko mbyumva ariko ikintu cyose mba navuze kibara amaranga mutima yanjye. Ngera bere do mpagaze kuri cano yanjye ndabizi muri ubirebe dore manitse akaboko sinjya nshyigikira kubyarira mu rugo simbishyigikiye simbikunda nge mbonye na buryo kiba birwanya nabirwanya nshishikaye sibyo nta cyiza kiri mu kubyarira mu rugo urumva. Noneho bino bintu mujya muvuga ngo uri proud ngo yo kuba ngo uri single mother ngo ibiki nge nanone ntago njya nemera ko muri proud. Uzi ikintu nge nemera uba wariyakiriye dodo ndabeshya reka ariko ubundi mbabwira ubundi uburemere bwo kubyarira mu rugo bwari bwo. Icyambere cyo kubyarira mu rugo iyo wamaze kubyara mu rugo cyase iyo uri single mother inzozi ikintu cyambere gipfa hapfa wowe uzi gupfa wowe ushyura icyo inzozi zawe zirapfa wa muntu wari kuzaba we ahazaza ntumuba kuko utangira gufata inshingano zo kurera undi muntu sibyo. Noneho benshi muri mwe murera n'abandi bantu namwe mutaruzuza imyaka y'ubukure am I lying ndi kubeshya sibyo. Noneho ugatangira
ya aba ari umwana rero undi ugatangira gukura imburagihe wari wakura ugasiga imyaka yawe utangira gukura ugasiga imyaka uba uri mutoya mu myaka dore ikintu kikubaho iyo uri single mother iyo wabyaye bitateganyijwe iyo ubyaye mu buryo butunguranye kuko ntabwo ari ibintu biba byateguwe sibyo uracupira urasaza mu maso kubera ibibazo urumva mu mutwe urakura cyane kurenga imyaka yawe ibaze nyine kuba ugaragara nk'umucecuru kandi ku indangamuntu yawe cyangwa ku ndangamuntu cyangwa mu myaka yawe isanzwe ufite uri umwana urumva icyo nicyo kikubaho iyo wabaye umusingle mother njye singiye kuvuga single mother ku bantu bubatse ingo zikabananira wenda bakazivamo bakazivananamo n'abana ibyo njye sindi bubavugeho mwe simba nshaka no kubavugaho njye cyo mbandi gushaka kuvuga ni wa mwana w'umukobwa watewe inda urumva n'umusore yarangiza akabyara uwo niwe ngemba ndimo ndavuga icyo ni ikintu ntashyigikira ni ikintu ntakunda man abagabo baragufatirana nawe ukemera gufatiranwa nabo kugira ngo ubone pampexi cyangwa amata ya wa mwana sibyo cyangwa ubone uko umuvuza cyangwa ubone uko ugura amavuta inshingano zanyu ziba ari nyinshi murabizi urumva utangira gukora ibyo utateganyije utangira gukora ibintu udashaka kugira ngo wowe n'uwo mwana wawe musurviving situation muba muri icyo gihe urumva simbishyigikira njyewe simbikunda urumva impamvu njye nigeze no kuvuga ku basingle mother njye siniyumvisha ubundi ukuntu simbivuge mu buhe buryo ubundi iyo wabyaye dodo njye nawe dushobora kubyarana sibyo reka bisubiremo njye nawe dushobora kubyarana habayeho ko twakundanye twateretanye sibyo tumaze kubyarana wowe ku giti cyawe ntago we mugabo ntago wakiriye ko wanteye inda urumva nanjye ntago nakiriye ko natewe inda wowe musore ntago uba wakiriye ko ugiye kuba se w'umuntu ku rundi ruhande nanjye ntago mba nakiriye kuba nyina w'umuntu ariko ku giti cyanjye cyangwa se ku giti cy'umugore nta mahitamo uba ufite n'ubundi uba ugomba kumubyara umusore rero ukuntu biba biri bugende we iyo abonye adafite ubushobozi bwo kukwitaho cyangwa atari kwakira ibimubayeho ahita akoresha gahunda yo kuguhunga urumva ajya kure yawe iyo agiye kure yawe niho handi iyo ufite irisazi nayo nteye iri kuntera umutwe urumva iyo agiye kure yawe niho hahandi we mu mutwe wawe kuko uba wumva iyo ntambara ntabwo wakayirwanya wenyine wakaba ufite undi muntu muri kumwe niho handi utangira kumuvuma niho handi utangira kujya mu buyobozi kumurega urumva niho hahandi man utangira kwirwa mu miryango iwabo hirya no hino ushakisha hari n'igihe umusore agutera inda utazi naho ataha si bishoboka hari n'igihe akwereka ko inzu yabagamo yego hari igihe yarayitiye cyangwa abana n'abandi basore nawe yaracumbitse urumva umusore ahita agenda uri kumva impamvu ngiye ibintu nigeze kubivugaho nago ngiye nshigikira umuntu uzuvuga ngo kanaka nari kumfasha kandi uwo mwana mwaramubyaye mwakundanye ikintu cya mbere ugomba kumva uko wananiwe kwakira kuri nyina w'umuntu nawe biba byamunaniye kwakira ko ari se w'umuntu sibye ko hari abagabo b'inyamaswa abasore b'inyamaswa badahindukira niyo yagize icyo abona adahindukira ngo avuga ati hari umuntu nateye inda hari umuntu wabayeho nabi kubera njyewe urumva kandi ndemufashe mufatanye n'umwana urukumva umusingle mother agakomeza agastrugglinga bro baragenda bakiyambura ubumuntu bagasigara ari inyamaswa kugira ngo babere abantu b'abana babyaye so rero kuza hano ukavuga ngo uri proud single mom ngo single mom this and single mom that nge nago njya mbyemera nta nubwo ubukwiye kuza uvuga nyine ubisasira usanga uvuga nka hari ibintu byiza kuko ntago ari ibintu byiza urumva ahubwo ugomba kuza ukavuga ati ngende umusingle mother nanyuze muri ibi nibi wowe mwana w'umukobwa utarabyara wirinde umenye ko ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ivamo indwara runaka ariko ikavamo n'umwana so iyo havuyemo umwana ejo n'ejo bundi bishobora gutuma ayo mashuri wari ugiye kwiga ngo urangize utayarangiza urumva bishobora gutuma wa muntu wari ugiye kuba we utamuba urumva birangira abagabo batangira babyita gute kuguprofita nawe ukemera ko baguprofita kuba nta dignity uba ufite kuko ubugira ngo nyine ubone n'ibyo bibiri umwana abeho urumva ngenda bizi neza ko muri iki gihugu 98% cy'abagore batuye muri iki gihugu n'abafiyemere am I lying n'abafiyemere 98% kwijana n'abasingle mother oya nge nago abakuyemo amadamba nshaka kubavuga kuko nibo benshi mu bigo by'amashuri abakobwa buzuyemo bakuyemo amada
nibe abana b'abakobwa gukuramo inda bazikuramo buri munsi simba nshaka no kubavuga habo ngabo baba barapfakaye batagira iki batagira abagabo ibyo se byitwa gupfakara baba barapfushije imfura zabo batagira abagabo sibyo so uyu mwana w'umukobwa nubwo abantu benshi bamwanjamye ariko ku rundi ruhande numvisha ari byo ibintu yavuze nago waza ngo uvuge ngo nyine uri proud yuko ubashije kwirerera umwana kuko buriya umuntu wishyura Minerval umwana akamuvuza akamwambika nabufasha bwa se w'umwana buhari cyangwa undi muntu wa muntu abari intwari uwo muntu abashoboye sibyo ariko ashobora kuza akakubwira inkuru nziza yahamaze kugera ariko ntashobora kukubwira urugendo rwose yakoze kugira ngo agere aho ngaho sibyo ntashobora kubara body counts z'abamugiye mu maguru abagabo bamugiye mu maguru kugira ngo agere kuri level agezeho sibyo aba single mother badakora nyine like umwuga w'uburaya ni bakeya abo bakeya ni bamwe bakora imirimo isuzuguritse urumva gufurira abantu iyo ugize amahirwe umusingle mother waranize nibwo ushobora kubona n'akazi urumva ariko hari aba single mother bari bakiri kwigamo rwagati bataragira niyo bagera nta na diplome ntaki ari ibibazo icyo gihe ahita ayoboka inzira y'uburaya iyo atayobotse uburaya nyine akaba imfura niyo ashiduka atangiye gukora wenda kwa kundi woza abantu mu mutwe bakaguhemba izo 30 cyangwa 40 gufurira abantu se ariko abenshi uzasanga babaye abaserivere mu bubari service yo mu kabari deja n'uburaya ni ibintu bibiri bigendana si bigendana se nago waba wasize umwana mu rugo uri bukenera amata uzahembwa isazi uzahembwa nyuma y'iminsi 30 kandi uwo mwana wakenera amata buri munsi icyo gihe ugomba gutanga service nziza usekera nawe bagabo n'iki banagukanda hano nyine ukemera bakahakanda kugira baze kuguha bibiri ayo mata ze kuboneka sibyo so njewe nongere mbisubiremo njewe ikintu cyo kubyarira mu rugo singishyigikiye sinzigera ngishyigikira nimuzigera munanyumva nabishyigikiye kuko nta cyiza kibirimo urumva ni ibintu byangiza ubuzima niyo nyine nyuma warera abana bagakura bikagira gute ariko ubaciye mu nzira nyinshi ushobora kwisanga uri kwiba turi kubyumvikana ushobora kwisanga wabaye indaya aricyo kintu kibi nanga kiba muri ibyo bintu ushobora kwisanga uri umunyamitwe ubeshya ibinyoma byinshi cyane kugira ngo mukunde murye man ushobora kwisanga uri umugome kuko uba waramaze kubona ko isi yakwanze itagukunda nawe birangira udakunze isi ubu muntu bugushiramo bisane ngo ntakiza mbega ababaye abasingle mother abari kwirerana abana Imana ibahe gukomera banakore cyane bizakunda ariko abana b'abakobwa mutarabyara nje sinana gushishikariza kuvuga ngo nutwita inda ngo ukayibyara uzabaho neza ni gake cyane ubyarira mu rugo ukabaho neza ndabeshya keretse iyo uvuka mu muryango ufite ababyeyi bumva nyine bakakubwira ati nyine ubwo byaje shyira aho ngaho usubire kwiga cyangwa iki ugasanga baracyakurikirana ubuzima bwawe ariko benshi mu batwarinda muri ubwo buryo bisanga birukanywe iwabo bisanga batangiye kwangara baraye hanze bambaye ubusa bandavuye bisone ngo nta kiza kiri ibyo kiri mu kubyara umwana ukamwirerana ubundi nta kiza cyo kubyara umwana wese utateganyije kuko ni nacyo gituma n'abasore baguhinduka urumva kuko nawe ntawe aba yateganyije noneho wenda n'umusore mupfuye kuvugana uzabibona ku bantu benshi bafite abakobwa babyaranye niyo mumeranye neza mutukana mumerane neza iminsi 2 wayakwaka 2,000 wabibura agahita gutuka bifika itirota noneho natekereze yuko umwimye ibyo 2 kuko nawe ntabyo ufite atari nuko wanze umwana atari nuko ubanze atari nuko hari n'ikibubifuriza ariko wenda nawe ntayo ufite ariko ko akaba yarabaye inyamaswa aba yumva nyine ko uyamuhisha nta kiza n'ubundi wigeze unkorera urumva nibyo ndimo ndavuga ati ngewe nimba mbyaranye nawe uramutse unteye inda twakundanye ukanyihakana bro ngewe namwirerera kandi nyuma aho nta n'ikintu nakubaza urumva sinaguhamagara ubwo navuga ati nyine izi nizo nyungu nakuye mu gukunda buhumyi urumva icyo gihe kandi uzabarebe bose abatwita barabanje gukundana n'abantu kugira ngo azongera akunda umuntu bibi kibazo urumva buri umusingle mother kugira ngo agukunde yumva gukunze ni igihe umukundira umwana umufashiriza umwana nawe umufasha birangira nyine like agukunze tu nabwo kubw'icyo umumariye umusore yamutereye bambwira ko azabana kumbe musashaka kumutera amukweba umwana w'umukobwa ubu ngubu yarahagaritse kandi ari umwana mwiza
na avenir yo cyangwa kwiga ubwiza buhita bushira bro, ubwiza burashira kubera ibibazo, inzozi zawe zirazima, nta cyiza marayoyoka nyine, nta cyiza kiri mu kubyarira mu rugo nibazigera bakubeshya. None ikintu cya mbere ugomba no kumenya, n'uzajya uba wanabyaye mwana wabanje guteretana n'umuntu, jya umbabarira wicecekere, ntukajya uzana ngo navuge ngo ntibari kugufasha, izo ziba ari ingaruka zo gukunda buhumyi. Urumva birangira ugira amahane utazi n'amahane ugira ahantu ava, kubera ibyo bibazo bigenda bikwiyungikanyaho bikuza ku mutwe nawe ubwawe ukiri umwana. Nta cyiza kiba mu kubyarira mu rugo cyangwa kubyara inda zitateganyijwe, kubera ko n'ubukumi bwawe urabubura bro. Mu gihe wakaryohewe n'iminsi y'ubusore bwawe, siko muri Bibiliya byanditsemo, iyo minsi y'ubusore bwawe irakubihira kugeza mu bucecuru bwawe keretse Nyagasani akinze akaboko. Noneho ibaze iyo uri umusingo mada ujya no kubaka urugo ari igihe uhura n'umwaka n'uwo mugabo ntagukundira umwana, ntago bibaho se. Ugasanga abana wabyaranye n'uwo mugabo babayeho neza, ariko uwo wabyaye hanze ntago abayeho neza kandi nawe ari muri urwo rugo, ukisanga ntago utana n'amarira. Urumva n'ubundi wabanye n'umugabo, yego uwo mwana ararya ariko ntimwishimye. Uri kumva nta cyiza kiri mu kubyarira mu rugo, ntimukajya muza njye sinshyigikiye n'abakuramo amada, naho ndahavuga sibyo, ariko ntaho ukageza ngo uvuge ngo ama proud single mom. Hoya, ntabwo ugomba kuba proud single mother, nta nubwo mugomba kwamamaza icyo kintu, kuko bizajya bituma n'abana b'abakobwa bavuga ngo nta kintu bitwaye. Urumva mbere yo kuvuga kuri proud banza uvuge umunsi guturuka ku munsi wa mbere intambara zose waciyemo, urumva kugeza umwana wawe ageze ahageze. Nujya kuvuga uvuga ati ndi proud yuko ndi single mother kuko umwana wanjye mugejeje, ariko ubanza ugaragaze n'intambara zose waciyemo, kugira ngo n'umwana w'umukobwa uri kububyumve areba avuga atokwe ngo njye gukora imibonano idakingiye ndahitamo kwifata. Sibyo, yumva inkuru yawe, abanze yumva inzira y'umusaraba wanyuzemo kugira ngo umwana umugeze aho ngaho. Sibyo, ubanze umubwire inzira y'umusaraba waciyemo kugira ngo amavuta utangire uyisige yongera gufate. Urumva noneho namara kubyumva, numara kubivuga unavuga ati ubundi proud yaho maze kugera kandi umusingo mama. Sibyo, aho ngaho n'umwana w'umukobwa uzumva icyo kintu azumva ko bitoroshye, kurera bitoroha, kubyara mu rugo atari ikintu cyoroshye. Bisana ngo njye ntago mbishyigikiye, njye simbishyigikiye, nta cyiza kibirimo, nta cyiza kibibamo, nta n'icyiza kigeze kibibamo. Ikindi nigeze mbabwirana no munyibivuga, mufite ukuntu mukunda buhumyi, ukajya kuzana umwana umukobwa ukamugira umugore, ejo mundi akaguhinduka akakubana ibandi bro. Narababwiye ati mbere yuko ushaka umuntu mubyaze byibuze 4, mubyaze cyangwa 3, banza unamenye nimba ari umuntu koko wo kubaka. Hano hanze abantu bari mu ngo barimo bararira dodosi. Reba uriya mugabo ejo bundi wazanye abanyamakuru mu rugo rwe iwe, umugore we yarahagize urusengero, hirwa haparitse amamodoka y'abagore n'abagabo bagenzi be mu nzu ye, baranayimwirukanyemo. Si umuntu w'umusaza yagakwiye gucumbika. Ariko kubera iki impamvu byose bibabaho, mushaka mukurikiye ubwiza muri kureba inyuma ku bagore, hano nta kirimo. Urumva none ibaze umugore udafite ikintu mo hano, udafite ikintu mo hano, ukurikiye ubwiza gusa, ubwenge ntabwo, umutima ntawo uhari. Ibaze nyine gukora amahitamo mabi ukangara ushaje, umugore wawe ari muri etage agahindura etage yawe urusengero, ibintu byawe wavunikiye kubera guhitamo nabi. Urumva ingo murimo murashaka, cyane cyane nko kuba diaspora, murimo murashaka abakobwa mubakuye i Kigali, kumbe mujyanye ibandi nubizi, yagera yakaguhinduka mugatandukana, ugasigara uririmba urw'ubonye. Nje mbibwira abantu n'ubu ndashaka kongera kubisubiramo. Mwebwe abagabo mufata igihe mukagenda mugakora amafaranga yanyu dodo, mukiyima, ukabira icyuya nyine, like n'umuryango wawe hari n'ibyo utarageraho ugahita ushaka. Iyo umaze gushaka amafaranga ntabakira yawe aba yabaye ayanyu. Urumva kumbuzanya ibandi naryo ryarebye rikavuga ati Dodos ahembwa 800, sibyo? Bisobanuye ngo sinzigera nicwa n'inzara, inzu Dodos abamo niyi kangende. Akaza imyaka 5, 3 induru zatangiye kuza mu rugo, turi kubyumvikana. Noneho umugabo sibyo ndakuganiriza abagabo bagenzi be, nta n'ikindi kintu abari bukore
ejo n'ejo bundi mukajya mu rukiko ugashiduka urangaye. Niyo utakwangara wari ubizi ko anakwangaza n'urukiko mutararugeramo se. Abagore ni drama queen yanarira akagushinja ihohotera bro. Utakwisanga gereza ukisanga nyine kuko avuga ngo uramuhohotera kandi utamuhohotera ukisanga uhunze urugo. Uri kujya gucumbika kandi aho ngaho iyo nzu uko yubatse ari nayo guhera muri fondasiyo ari amafaranga yawe. Urumva kubera gukurikira ubwiza bw'inyuma mutakurikiye ubwenge bwo mu mutwe mutakurikiye umutima ubumuntu. Gushaka byabaye business. None niba ushaka rero umwana shaka umugore umuzana. Buri umugore udafite isezerano mu rugo abafite agaciro nyine kari umugore kandi yanahabyaye n'itegeko riramurengera ariko afite nanone ukuntu yitwara. Ntago yazamura ibere cyangwa azamura urutugu. Sibyo? Ariko nimugenda mu kayori yarara zose muri mondisi ukajyana hara mu rukiko rukamanika akaboko mukajyana mu rusengero uba wahiye. Njewe ndeba statiza bakoze ubukwe. Hari umusore w'inshuti yanjye ni umuyemusi mu makwe nyine. Urumva? Njya ndeba abantu bose yapostinze nyine aragira nyine anafotora abageni n'ibikinga amambare nkavuga ati nk'ubu yarahiye ubuhiye mbere y'ibintu byose. Mwe mwirukira gushaka ugasanga umuntu ashatse ku myaka 30. Sibyo? Nyamara mwebwe abagabo ni musaza unategereje indi myaka 10 imbere ukavuga ati ndashaka mfite 40. Mu myaka 40 wamaze kumenya icyo ushaka wamaze no kwizigamira. None mufite ukuntu muzana abagore mukavanga imitungo yose ibintu byose ukamurundiraho ngo uri mu izina ry'urukundo wajya kwangara ukabura naho uhenge ku musaya. Arakubanira bro no mu rukiko mugabana boro zose. Ngiye bino bintu baba banavuga ngo ni paka imyaka 5. Umugore yabishatse yaza mu rugo rwakamaramo imyaka 5 ari marayika ku mwaka wa 6 akabigini. Nese imyaka 5 umwaka nusigo shira vuba. Nese ubu ngiye kuzi wowe nkahamara imyaka 5 ntuje ukavuga ati dore umugore ushimwa n'Uwiteka nkahita nkubera shitani ku mwaka wa 7 ibyananira. Kandi apfa kubera akoze kwibendera ku mwaka wa 7 nkahita nguhinduka. Turi kubyumvikana bya bindi byose bavugaga ngo leta ngiyo mumaranye imyaka 5 ngo nibwo bigenda gutya nkahita mbikurya mu myaka 7. Ntaga abagabo mu gitekereza. Niyo mpamvu uzasanga uri umusaza uri ufite umu YouTuber wamuzanye mu rugo ngo bakwangaje bahagize urusengero kuko iyo mujya gushaka ni mutekereza abo bagore bose mukurikira aba afite natirere aba yambarije ipigera ku birenge ubundi ibintu bibera hanze bijye bibigisha. Bijye bigi usora uzi ku rugo rwa gafaranga na murava rwasenyuka. Murava se ntayoberwa n'umwuka wera. Sibasengaga. Bishatse gusobanura iki ubaye mukuye mu kabari araza kurye. Urabo mukuye mu rusengero araza kurye. Urabo mukuye mu isoko araza kurye. Kubera yuko kuri ubu ngubu nta nubwo mukijya gushaka mwabanje no kubaza n'abantu bakuru. Urumva? Ntabwo umuntu ubu ngubu utereta umukobwa utaza hakomoka. Uri kubyumva ukarinda umushyira mu rugo utaranabona na nyirarume utaranabona na nyina wabo utarabona na mwene nyina. Iryo nibanda ubuzanye mu rugo rwawe. Igihe cyose muzaba mujya gushaka mutatekereje. Igihe cyose mwirukira bino bintu ngo byibendera ngo namakwe nibiki. Igihe cyose ari byo bintu mwashyize imbere. Bro, bazajya babatwika nibatabatwika bazajya babangaza mushaje. Niba uri umwana w'umuhungu iyiteho. Higa amafaranga yawe, gira konte byibuze 2 zitandukanye. Uwo girlfriend wabazi konte yawe imwe. Sibyo se? Niba ufite inze 2 gira imwe kuriho ugira iriho undi muntu. Nimunatandukana uzabona ikindi kintu waheraho wongera wiyubura. Wongera wubura umutwe. Abagabo barashya. Je mfite marume wahiye muri ubwo buryo kandi yarafite uruganda atandukana n'umugore w'umugore afite uruganda rukomeye kurenza urw'umugabo. Urumva kandi ibintu byose akora ari umuvuno wari umugabo wenyine. Abasore mufite ubwenge buke sinzi harya baravuze ngo umuntu ngo ugejeje 30 ngo yadashatse ngo yadashatse ngo azajya asora. Niko bivugwa. Ibaze kuza nyine ngiye kugira ngo ntwari bandi nasorera ubusore bwanjye mpaka aho ngo ntwari ninja. Dore kigaragaza ko nta mukobwa muzima mu gihura nawe umwana w'imyaka 18 arabazi kunywa shot ya B52
kurusha se B52 iba yaka no hejuru ibivanzemo uruvange rw'inzoga nk'eshatu hari akantu k'agashoti k'inzoga eshatu bana gacanye hejuru ukabona umukobwa aranaze ku myaka 18 muraza kuza guhura mu myaka 28 akwiyoberanyeho urumva ugire ngo ni umuntu utwaye kumbu utwaye ninja utwaye umuntu abandi bagabo bahaze urumva ejo ndi hari umukobwa twaganiye arambwira ati nkunda icyo bita simutu ndamubaza ati simutu ni igiki kandi umukobwa mwiza ukiri muto ati nta muntu ukimurya imbere basigaye bajya inyuma ngo niho bita muri simukadi ya kabiri ibaze gutwara umwana w'umukobwa ni mwiza bro umeze gutyo kumba abagabo nibakijya imbere bajya n'inyuma waza ukazambwira ngo utwaye umugore niho uzangara ushaje ibintu byo kwirukira ibendera ibintu byo kwirukira gusezerana imbere y'Imana ntago ari byo bivuze urukundo umuntu agukunda nta nubwo ari byo byubaka urugo ngo rukomere urumva ni mwiga ubwenge kuko natwe abakobwa tuzi ubwenge ubuse dutoka nkubaze we wamvugisha 2-3 mfite inzu y'ibihumbi 100 ndi bwishyure hoya turavugana ariko nyuma nkazakubwira atari kuzampa senkani nishyure nanjye nkome izindi senkani twebwe dufite ubwe nubwo mama muvuga ngo abagabo bundi mwebwe ukuntu Imana yabaremye ubundi ukuntu mwebwe abagabo yabaremye Imana yabaremye uko nyine wakwita umugabo kose imbwa cyangwa ko wavuga ngo umugabo ntashoboye hari ikintu ubundi umugabo yongera mu buzima bw'igitsina gore mwebwe ubundi nko mu mvura abagabo mwemuremye nk'imitaka urumva mwemuremye nk'imitaka twebwe tugafata uwo mutaka kugira ngo imvura itatugeraho urumva ariko iyo akazi k'umutaka karangiye umutaka urawufunga neza ukawushyira ku ruhande urumva uwo mutaka ugomba guhabwa agaciro kuko mu zuba ukurinda izuba no mu mvura ukurinda kunyagirwa ariko noneho ukuntu ibintu byagenze twabagore ntidugikeneye mutaka sibyo twe ntidugikeneye umuntu uza kuba umugabo mu buzima bwacu ariko nyamara mwe mushaka umugore ukuryama ku ruhande njye inama nagira abasore guhera sinzi menye mwe baranabyibagiwe karongera mbibasubiremo guhera uyu munsi ufate biku binote iyiteho wite ku iterambere ryawe wite kurya umuryango wawe noneho umukobwa uzagukunda azaze mu bane nagari mpaka isezerano urumva uba ufite imitungo yawe ikuriho adafite access keretse uramutse upfuye icyo gihe azakubaha kubanire ndakubwiye ati naba abakobwa bafite natirere bambara ijipo zigera ku birenge zifite udupasura dutoya basengera mu rusengero mu gacinjiro cyana hehe mu madeperi nama ninja benshi bagiye bakora amakwe bangaje abagabo babo kandi naguhingero cyeza bamwe nzi rwose kandi mu rusengero babigisha ko gutandukana ari icyaha gatanya buriya ni icyaha imbere y'Imana sibyo ariko usanga ari bo bakwangaje banashishikara bakajya n'imbere ya RIB bakajya barira ngo wamukoze hata utamukoze kubera iki ngo kugira ngo utumire barabere tuze tunywize ubuntu wamanitse akaboko ejo nejo bundi bigucange mugiye kujya mwangara mushaje ugiye kujyuririra urugo rwawe inzu yawe wiyubakiye uri umusaza w'imvi nka musaza nabonye ikiza rero ni ukuri kw'Imana izi ninja z'i Kigali ni muzireke ni izina ni muzireke ujye umutera inda nawe ufashe umwana cyangwa umubwira ati vayo wicara ariko nabyo gusezerana nimubana gutyo mutasezeranya zakuba ariko nujya kumanika akaboko gutyo ni izina ry'Imana yanaza kamara imyaka 7 si bavuze ngo ni imyaka 5 ngo kugira ngo bagabane ngo bigiye kujya 5 yamara 7 bro ariko ku mwaka wa 7 akagukorera ibisa utigeze ubona n'ahandi hantu utaruzi yuko yanakora none se mbabeshye niba usanga umuntu ngafite simukadi y'imbere akagira n'inyuma ari umukobwa utujuje n'imyaka 22 urumva ku myaka 28 abaza abagabo bangana iki anyways wowe mbwira uko ubyumva muri comment ibiganiro bya Rabel nakagaruka ndabakunda stay tuned.